igihe yasuye ahatwikirwa imirambo mu kagari ka Murama mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera mwimara amatsiko ry'imitangire y'iyi serivisi mu Rwanda. Manirafasha Isiro no twika imirambo asobanura uko bigenda n'ibisabwa ngo umurambo twikwe. Iyo bageze hano hari igihe habaho gusezera bakavuga ati mwemeretse nze tumusezereho, cyangwa se hari n'abandi basigaye inyuma bitewe n'uko ari twe twahageze mbere, reka nabo tubategereze. Ubwo iyo tugiye kubategereza tumurekera muri ya modoka bamuzanye, amureka akahamamo. Ubwo iyo bamaze kuhagera abantu bashaka babatabaye bavuga ati noneho twatangira igikorwa. Ubwo gutangira igikorwa ni ukumukuramo tukamushyira kuri ka kantu kabugenewe kazana na serikeyi bamuterekaho, kakarambura bakamuterekaho, bagasezera niba hari n'imihango yindi bakora bakayikora. Ubwo iyo bayishoje rero uvuga ati yo mutangira akazi noneho nta kibazo turababonye mu gutangira. Ubwo nyine twe turamutura tukamushyira hano hejuru haba hari inkwi. Iyo tumaze kumushyiraho ubwo igikorwa ni kiba gisigaye nyine no gutwika, mu gucana. Ngo haboneka umuntu ugomba kuza agashyiraho akarasi bya kinyarwanda byo gushyingura by'umuntu washyinguye. Nabo habonekamo umuntu uraza gushyingura yatangira igikorwa. Iyo tumuhaye ikibiriti agatwika agakongezaho bikaka, umutunga ati saba kugera ku ruhande rwo dukora akazi kacu. Gutwika umurambo kandi bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo bidateza ibibazo mu gace karimo gutwikirwamo, hirindwa birimo kuba umurambo uri gutwikwa kwanuka ndetse n'ibindi bitandukanye. Manirafasha asobanura akanakomoza ku gihe iki gikorwa kimara ku buryo umurambo ushya ugahinduka ivu bitewe n'uburyo bakoresha mu kuwutwika hifashishijwe ibirimo inkwi. Tubanzaho inkwi. Iyo tumaze kubanzaho inkwi tumukurikizaho. Iyo tumaze kumushyiraho hejuru ye nanone dushyiraho izindi nkwi, ariko za nkwi aba ari hagati yazo, ntabwo zo ziba ziri kumugwaho cyangwa ngo zibe ziri kumubyiga. Oya, inkwi zo zimukora ariko zimaze gushya nyine kwa kundi zigenda zigwa, ariko iyo zitari zatangira gushya aba arimo hagati, ushatse waza ukamukurura ukamuvanamo rwose. Kuri iyo za nkwi umaze kuzishyira hejuru yiwe ugucana abindi ugashyiraho amavuta. Hari amavuta yabugenewe bazana atuma umuriro waka cyane, uyasukaho, wamara kuyasukaho ugashyiramo n'utundi tuntu duhari bazana tuba turi mu bushashi dutuma haza oderi nziza. Tumaze gufatisha umuriro, ukimara gufatwa utangira kubara. Wenda umuntu aravuga ati biramara amasaha angahe kugira ngo wenda ngende ndijyanye cyangwa se risige nzagaruka. Ni amasaha ane wicaye uri kwenyegeza umuriro nawe wicaye ategereje. Mu gihe gutwika umurambo bikozwe mu buryo wakwita ubugezweho hifashishwa imashini zabugenewe, bishobora gutwara amasaha ari hagati y'imwe n'igice n'abiri bitewe n'ubwoko bw'imashini yakoreshejwe, ingano y'umurambo watwitswe ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe watwitswe. Manirafasha kandi asobanura uko bigenda umurambo umaze gutwika ugahinduka ivu n'uko ritunganywa kugira ngo ba nyiraryo baritware bajye bibuka uwabo nk'uko bisanzwe. Nuko amasaha ane iyo arangiye twaguhaye ukaba ushaka guhita utwara n'ivu, kubera ko riba rishyushye ririmo umuriro, ushobora kongeraho indi minota nka 40 yo kugira ngo wa muriro ugabanyuke, cyangwa se wenda isaha yo ntishobora kurenga isaha. Urumva ni amasaha 5 kuko tuyasizemo hano. Isaha ugategereza ryavu rigahuhwa n'umuyaga, bya bikara bikazima. Iyo bimaze kuzima rero dutangira dukuramo amagufwa n'iryo vu. Amagufwa n'iryo vu niyo tugenda dukuramo. Hari utuntu twabugenewe dukoresha turi kuyakura mu bikara bisanzwe byivanze. Iyo tugenda dutoraguramo ya magufa rero yahinduka inyuma bakayita ivu ry'umuntu. Ivu riba risa ukwaryo, aba ari umukara kubera ibikara nyine nabyita nk'umwanda uko nguko, ariko umubiri w'umuntu havuyemo iki cy'inyuma, iki cyo gihinduka n'ivu n'ubundi yaba ari umwanda. Umubiri w'umuntu amagufwa niyo aba agaragara. Iyo umaze gutwika akanyuramo umuyaga agahora, iyo ahoze iyo bimaze kuzima iyo ahita asukwayo aba ari umweru. Rero iyo ugenda utora rya gufwa ku buryo
igufwa ririmo ryose